Nabasuhuje mwese ariko kandi nabahaye ikaze muri aya makuru tuba twabateguriye buri uko bwije nuko buke by'umwihariko uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 mvuze ko irari itangazo rireba abanyarwanda mwese ntago naba mbeshye bityo rero uze kunkundira tugerane ku musozo w'iyi nkuru uraza kubasobanukiwe neza ibikubiye muri iri tangazo nk'uko natangiye mbikubwira. Impamvu navuze ko ari itangazo nuko uko bimeze bigaragara ko ibi ngibi bireba abantu mwese mutuye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kabone nubwo waba uri hanze y'u Rwanda ariko uteganya kuza mu Rwanda muri iyi minsi, ibi ngibi birakureba nk'uko byagiye bigaragazwa n'iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi minema cyateguje icyumweru cy'imvura ikabije ishobora guteza imyuzure. Ubwo birumvikana iyo cyabitangaje muri ubu buryo kiba cyagiye kigaragaza ahantu henshi hazaba hateye impungenge ndetse kikagenda kinabwira abantu uburyo bakwiye kwitwara muri ibi bihe. Rero ubane nanjye niba ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Hagume, ugumane natwe ariko ukaba ubaye utarakora subscribe, aka niko kanya keza mba nkubwiye ngo ukora kuri iryo jambo ryanditse subscribe cyangwa sabone kugira ngo nawe tujye tubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Ijwi ryo ni rya rindi, ni wa muhungu wanyu mwishimira kandi mukamukunda, nizera ko mwese mumeze neza. Batameze neza reka mbabwire ngo mupore sana, Imana iri kumwe namwe, pfa kudacika intege ngo wumve kudakwiye kweguza umutwe. Wowe ujye wiringira Imana, njye nabonye ari Imana ishoboye byose. Kuva rero tariki 23 kugeza kuwa 31 Ukwakira, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema yateguje abanyarwanda bose imvura nyinshi ishobora gutera imyuzure n'inkangu, ikomeza ibasaba cyangwa se bakaba basabwa kwitwararika muri ibyo bihe. Ubwo birumvikana iyo ntangiye kuvuga ngo kuva ku itariki 23 z'uku kwezi turimo kugeza kuri 31, bivuze ngo uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 25, ubwo bivuze ngo haciyeho iminsi ibiri nkaba ndi kugenda nivugira. Ese wowe unteze amatwi aho ngaho iwanyu imvura mwaba mwayibonye ku kigero kingana gute? Hangiritse ibihe biturutse kuri iyo mvura yaguye, cyangwa se wenda birashoboka ko yanaguye iri munsi iyo musanzwe mubona? Urasabwa kujya muri comment ukagenda ubimbwira kugira ngo n'abaduteze amatwi nabo babonereho babone uko bagenda batubwira uko bagiye babona ko imvura yaguye aho ngaho iwabo. Dukomeje n'iyi nkuru rero, minema yakomeje ivuga ko mu Rwanda hateganijwe imvura nyinshi ishobora kugwa muri aya matariki y'impera z'Ukwakira umwaka wa 2025, ubwo ni uku kwezi turimo. Igira inama abaturarwanda bose yo kubahiriza inama zitangwa n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Yakomeje igira iti irinde nanjye nirinde, irinde urinde n'abandi, ukurikize inama zitangwa n'ubuyobozi. Murumva ko ibi ngibi babikora ari ukugira ngo barengere ubuzima bwa buri munyarwanda uwo ari we wese. Birumvikana rero natwe nitugenda twumva ibi ngibi biba byagiye bitangazwa na Meteo Rwanda, biragenda birushaho kugenda biduha imbaraga ndetse n'umunezero wo kugenda turushaho gukora akazi kacu tunezerewe, kuko ibi ngibi iyo babitangaje aba ari kugira ngo umenye uko uri bubyuke uporogarama umunsi wawe. Niba urimo ujya mu kazi uvuga ati ndatwara imyenda iyi n'isi cyangwa se ndambara bote bitewe n'akazi ukora, ukamenya ngo uyu munsi ikirere kirirwa kimeze gutyo. Gusa kandi iki kigo cy'igihugu cyo gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyo cyari giherutse gutangaza ko kuva tariki 21 kugeza 30 ubwo ni 31 Ukwakira hari hateganyijwe imvura mu gihugu hose, cyangwa se mu gihugu cyose iri hagati ya milimetero 80 n'150. Urumva n'imvura iri ku kigero kiri hejuru. Gusa Meteo Rwanda tugenda tuvuga ko cyangwa se tugenda tubona ko Meteo Rwanda yavugaga ko mu gice cya mbere n'icya gatatu cy'ukwezi k'Ukwakira hateganyijwe imvura izaba iri hejuru y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri ibyo bice. Ariko kandi naho mu gice cya kabiri hateganyijwe imvura iri hasi gatoya yisanzwe igwa, Meteo Rwanda ikakomeza igira inama abantu bose kwirinda ko bagerwaho n'ingaruka
z'imvura nyinshi iteganyijwe muri iriya minsi iri imbere. Bantu banjye baturarwanda, bantu b'Imana, bantu tubana muri aya makuru, ibi byose mba mbikora kugira ngo mwebwe mubashe kumenya uko mukwiye kugenda mwirinda muri iyi minsi, kubera ko igihugu ibyo byose kibikora ari urukundo. Nta muntu n'umwe rero kiba cyifuza ko cyamuhomba cyangwa se cyabona ibye byangiritse, ngo kubera ko wenda ari ahantu runaka. Ni nayo mpamvu ibi ngibi byose baba bagiye babivuga. Ubwo reka nanjye ngende nkubwira uko mba nagiye mbibona nk'uko biba byagiye bitangazwa n'ibi bigo byombi, harimo iki ngiki cya Meteo Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubutabazi MINEMA. Ariko kandi Meteo Rwanda ikomeza igira iti bitewe n'imvura nyinshi izaba irimo inkuba n'umuyaga mwinshi cyane mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Meteo Rwanda ikomeza igira abantu inama, cyane cyane abaturage. Ubwo birumvikana, iyo mvuze abaturarwanda ahanini ni abaturage nyine, gufata ingamba hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ko bagerwaho n'izo ngaruka, bubahiriza inama bagirwa n'abayobozi. Muri ibi bihe abanyarwanda basabwa gukomeza gusibura imiyoboro y'amazi ndetse no gucukura imirwanyasuri. Ubwo iyo mvuze imirwanyasuri haba harimo bya bindi bita imiringoti ku batabizi neza, ariko kandi harimo no gushyira ibimenyetso n'uburinzi ku biraro bishaje, twirinda cyangwa se no kwirinda kwambuka imigezi na za ruhurura n'ahandi hose hari umuvu w'amazi menshi. Ibyo byose niba byagiye bitangazwa n'aba ngaba baba batureberera ibiba bigomba kuba muri iyi minsi iri imbere. Kandi ngira ngo bamwe mu mwagiye mubibona, tuvugishije ukuri. Ni na mpamvu nakomeje kugenda mvuga ni mujya muri comment mumbwire mwebwe aho ngaho iwanyu muri iyi minsi muri kubona imvura iri kugwa gute? Iri kugwa nk'uko musanzwe muyibona cyangwa nta n'iri kugwa? Ibyo bitekerezo rero mba mbikeneye kugira ngo byibuze ngende mbihuza n'abandi tuba twagiye tuganira, cyangwa se n'ibyo mba nagiye mbona mu bitangazamakuru, nkareba koko niba iyi mvura ibi bigo by'igihugu bishinzwe iby'iteganyagihe by'umwihariko nk'iki ngiki navuga ko gishinzwe ubutabazi MINEMA, nk'uko kiba cyagiye kibigaragariza abaturarwanda mwese. Ubwo neza ko byibuze mwari munteze amatwi musobanukiwe neza iby'iri tangazo n'uburyo mugomba kwitwara muri iyi minsi. Reka rero ndushaho kugenda mbashimira, mbabwire ngo tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, kuko amakuru yo tuba tuyafite menshi kandi aba agezweho. Mushimira aho twatangiranye inkuru, mubwira ngo wakoze cyane, Imana iguha umugisha, ibyo urimo byose uhahe uronke. Njye twabanaga muri aya makuru, cyangwa se njye wumvaga kuri izi mikoro, ijwi ryo ni rya rindi, ntago rihinduka. Reka nkubwire ngo asante sana.